noneho naje mu isengesho ry'impuhwe baravuga ngo hari abakize umugongo, nanjye nisanga ndimo. Ubu ndatamba, ubu ndashima, ubu ndatwenga, yewe muramenye ko nkundwa. Nitwa Iradukunda Diane, nturuka muri Santarari ya Kabere, Diyosezi ni Ruhengeri. Cyo ndi gushima Imana yuko nari nararwaye umugongo imyaka 3 yari ishize, nta kintu nkora, nta kintu nabashaka gukora. None ubu cyo ndi gushimira Imana, ubu nagiye mu bitaro, najaga ku kigo nderabuzima bamutransferi yo kunjana mu mujyi, ngeze mu mujyi naho bamutransferi ya Shira naho nja guca mu cyuma, nciye mu cyuma ati ngaruka kureba isubizo mu Ruhengeri. Ubwo barambwira ngo nta burwayi bari kubona, muganga baravuga ati bashobora kuzakoreza CHK. Ndavuga ati Mana koko ubu ngubu CHK ku mugongo nta n'uburwayi bari kubona. Ubwo ndangije mbaho ndivuza, nyuma yaho banyohereza muri kine aho bagorora ingingo, naho marama amezi 5 ndi kwivuza. Ubwo bakajya bampa imiti, ubwo nyuma yaho bisa n'ibiri koroha mu buke, nyuma yaho bikaja birangira biranga. Noneho naje mu isengesho ry'impuhwe baravuga ngo hari abakize umugongo, nanjye nisanga ndimo. Ubwo ndagenda mbaho imiti ndayireka, ariko abantu bakambwira ati waje mu ntuza, waje mu Kinyarwanda. Ndavuga ati oya, ntago naje mu Kinyarwanda, ahubwo nzasenga gusa, nje mu isengesho ry'impuhwe. Baravuga abantu bakize imigongo, buri gihe cyose barabivuga, nanje ubu narakize, nje kwindi gushimira Imana. Kubera Yezu, nanjye nabonye bibaye, niyambaza Yezu arankiza. Barebye nkurikije ukuntu nari meze njewe ubwanjye ndabihamye. Nayihamya Yezu ni muzima, akora ibitangaza byose. Niho barasengaga, ese ko ntacyo barambazaga, se hari ubwo wavunitse? Oya, ko harizanye bisanzwe. Najyaga ku bitaro bakambwira ngo ukora izihe imirimo, nkabasobanurira imirimo nkora. Kubera ko twarahingaga, ubwo no gucuruza nkikorera ibase, ariko nyuma yaho bisa naho mbiretse icyo gihe mwizo myaka 3 nagwaye, nahise mbireka. Ntabwo nongeye gukora cyane. Nagiye nkora gake nyine, rimwe nkagenda nkikora utwo nshoboye, ariko biza kurangira Yezu abikoze ibitangaza. Ndakira ubu ngubu ndikorera ibase, nta kibazo, ngahinga, n'ubu nateye n'ibishimbo umwaka, nta kibazo rwose. Reka tubakire nk'imanga. Noneho ndashaka kumva mugenzi wawe Karen nigeze kumva aririmba indirimbo, anaririmba neza cyane, kuko abantu bazabatangarira muri impanga mushimira Imana, umwe ashimira Imana n'undi ashimira Imana kubw'Imana yabakoreye. Reka tubanze nako karirimbo ugeze gushiraho, ubundi dushimire Imana. Ntangire. Ubu ndatamba, ubu ndashima, ubu ndatwenga, yewe muramenye ko nkundwa. Yezu we ndaje kugushima, Yezu reka nshimiye ababyeyi wampaye, ubuzima wampaye, nari ntabikwiye. Yezu we ndaje kugushima, ubu ndatamba, ubu ndashima, ubu ndasenga, yewe muramenye ko nkundwa. Yezu we ndaje kugushima. Yezu akuzwe. Mpagaze ahangaha ndi gushimira Imana. Nitwa Nyiransengiyumva Sandrine, ndi umukristo wo muri Diyoseze ya Ruhengeri, Paruwasi ni ya Ruhengeri, Santarari Kabere. Cyo nshimira Imana, dufite umwana wacu atwite,
ubwo yari afite randevu yari yararengeje amezi 9 inda imaze umwaka wose, kandi namwe murabizi ko umubyeyi abyara amezi 9. ubwo tujya mu sengesho ry'impuhwe byabaye ku tariki ya mbere z'ukwezi kwa 5 muri santarari ya Mukingo. ubwo padiri avuga ko hari umubyeyi ufite inda imaze umwaka Yezu amuhaye kubyara. Yamaze ibyumweru 2 mu bitaro atazi kuntu igise kiryanaga. Yari afite randevu yo kubagwa ku wa 4, ku wa 3 saa 7 z'ijoro n'umunota umwe abyara neza. ubwo icyo nicyo turi gushimira Imana. Umwana twamwise Irimaso Junior Melkisedeki. Ikindi ndi gushimira Imana yaduhaye ababyeyi beza, ababyeyi bakunda isengesho, natwe turarikunda. Ikindi nshimira Imana, nari ndwaye umugongo, ndwaye amaguru, ntabwo nashoboraga kugenda. Ahantu h'imisozi kuhagenda byabaga bigoranye, ariko icyo ndi gushimira Imana ni uko nakize. Yezu arakiza, ni muzima, uwamwizera rwose Yezu arakiza, nta kinanira Imana. Kandi nta wagiye mu ngoro yayo ngo ataha atayibonye. Iyo waje mu sengesho rwose Yezu uramubona, arigaragaza. Yego, turi Impanga, twavukiye umunsi umwe. None dore turakuze, Yezu ashoboye byose. Uzi kugira abana bangana gutyo buriya b'Impanga si ugushima Imana. ariko se nk'Impanga mufite umwihariko, hari ukuntu bavuga ngo Impanga ngo zikunda ibintu bimwe. Umva, tekereza ni bimwe. Urebye mbese iyo umwe arwaye n'undi akenshi ararwara. Abantu b'Impanga rwose ni nk'umuntu umwe, wenda usibye ko baba ari 2, ariko ujya gusanga imikorere aba ari imwe. ubwo nimujya gushaka bizagenda bite? Ni ugushakira rimwe, nawe urabyumva. nimujya gushaka muzashakira rimwe, ni umunsi umwe. nta mpamvu yo gusigana. tubwire wenda muri Impanga, ubuzima bwa Gikristo nk'abana b'Impanga mufata gute? Mu buzima n'abazi kuririmba, wenda hari ibyo usanga tudahuje, ariko nanone mu bijyanye no gukunda Imana, gukunda isengesho, twese usanga ari bimwe. Kubera ko twakuze n'ababyeyi bacu badukundisha Imana, natwe usanga rwose tugerageza tukaganira ku bijyanye n'isengesho, twajya gusenga twese tugahurira hamwe nk'abantu b'Impanga, nta mpamvu yo gusigana. musenga muhamagara Imana. Ego, turayihamagara rwose mu sengesho ryacu rifite imbaraga. Hanyuma rero mufite ibihe byiringiro, wenda nk'abana b'Impanga, hari abenshi bava Impanga ntabwo wenda bikunda kugenda neza, mufite ibihe byiringiro? Ibyiringiro dufite ni uko iyo wizeye Yezu ubundi nta kidashoboka. Kubera ko nkatwe nk'abantu dukunda isengesho, buriya nta mpamvu yo kutiringira. Nimba Imana wayibwiye ati Yezu ngwaye indwara y'umutima, Yezu ari ukuntu akumva, upfa kumubwira nk'umuntu ufite imbaraga. Imana iyo uyisabye nk'inyembaraga igusubiza nk'inyembaraga, wayisaba nk'inyantege nke ikagusubiza nk'inyantege nke. Ahubwo nkatwe mu sengesho ryacu turavuga tuti Yezu, mu buzima bwacu, ubuzima bwacu buri mu biganza byawe, awe uzagira icyo ukora.